Mwongeye kwirirwa mwe bakunzi b'ikiganiro Sky Show, kanizere ko umeze neza cyane ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Twongeye kubasuhuza, twongeye kubaramutsa cyangwa se twongeye kubabwira ati se mumeze mute, ati kanizere ko mumeze neza. Ari aho biba bukeye, ari aho biba bwije, ari aho biba bigeze saa sita, nyine ni ukuvuga ngo ku isi nk'uko tuba ku migabane igiye itandukanye, ni nako n'amasaha cyangwa se ibihe byacu bigenda bitandukana. So rero kuri uno munsi tugarutse muri update zindi zigiye zitandukanye, aho nkuzanira update zigenda zivugwa hirya no hino. Hari ama update avugwa muri politike, hari ziba zivugwa muri showbiz, hari ziba ziri kuvugwa mu baturage, hari ziba ziri kuvugwa muri siporo, ariko tugerageza kuba byibuza twakora muri kategori ya buri muntu wese yisangamo, yaba ari amakuru ya politike ukayumva, yaba ari aya showbiz ukaza kwibonamo, yaba ari aya siporo bikaba ari ibyo, ariko byibuza kugira ngo ube mukunzi w'ikiganiro Sky Show kuri Sky TV Show utaza kugira ikintu cyo kuba bavuga ngo nabuze amakuru muri kategori yanjye nkundamo cyangwa se nshaka kuba namenya ibyazo. So rero muri uno munsi tugarutse kuri update ziri kugenda zivugwa hirya no hino, amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, hari amakuru aba arimo aratrendinga, ariko nanone tukongera tukagaruka tukareba se abundi biri kuvugwa hirya no hino ni ibihe. So rero niyo mpamvu mba ndaha cyangwa se mba ndahanga kugira ngo ube mukunzi wa Sky Show, kugira ngo utaza kugira amakuru ugenda ubura yo hirya no hino. So rero njyewe mugiye kubanamo ikiganiro ni Sky, mwenyewe ni Fabro Papito Pacino Makuna Tigre Cascopisto. It's your bag and sharp boy. I know the shino the van the key. It's your shop ya DJ Sky Misimo. Katibanze turebe sebundi update tugiye guheraho kuri uno munsi, ni inkuru ziri kugenda zivugwa zimeze gute. Rero kuri uno munsi tugiye kubanza duhere ku nkuru y'umugabo, navuga ngo niwe mugabo wa mbere ku isi ufite abana benshi cyane, kubera ko afite abana 180. Rero ushobora kwibaza ati se uno mugabo ufite abana 180 ni abana yabyaye gute? Ese ni abana babonetse gute? Ese ni ku mugore umwe? Ese ni ku bagore benshi? Nyine nawe ndabizi yuko uri kwibaza ibintu byinshi cyane, kubera uburyo mba mbivuzemo cyangwa se uburyo nawe ubyumvishemo kumva ni ibintu bitangaje cyane. So rero kuri uno munsi ni inkuru zigiye zitangaje ngiye kugenda nkunyuriramo, cyane ko turagaruka n'iri kuvugwa kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abonaho ni Felix Tshisekedi ndetse na na Excellence Paul Kagame, aho nawe ari amakuru arimo aragenda avugwa hagati yabo bombi. So rero nkuko natangiye mbikubwira, ngiye kubanza nkubwire kuri ino nkuru y'umugabo ufite abana basaga 180. Urubanza rw'umugabo wabyaye abana 180 atanga inanga rwatanzweho urugero ruburira abantu ku isi. Nisomye neza cyangwa nonye basomere nonye nisomye. Urubanza rw'umugabo wabyaye abana 180 atanga inanga rwatanzweho urugero ruburira abantu ku isi. Uyu mugabo yabyaye abana benshi ku isi, ariko kuri couple imwe mu bo yahaye inanga byahindutse inkuru iteye ubwoba nyuma y'uko ayijyanye mu rukiko. Iyo couple ndabizi nusobanukiwe, niyo mpamvu uzahanga kugira ngo byibuza nawe ugende usobanukirwa se iyi nkuru ni inkuru imeze ite, ihagaze gute. So rero ni umugabo watangajwe cyane ko avugwa yuko ari we mugabo ufite abana benshi cyane ku isi, kubera ko afite abana basaga 180, ariko si uko yababyaye ku mugore umwe cyangwa se si uko yaba yarababyaye ku mugore umwe, ahubwo yagiye atanga inanga ku makupure agiye atandukanye hano ku isi. Hari amakupure menshi cyane turabizi ko aba atabyara cyangwa se yabuze urubyaro, like benda bakavuga ati rero sibyo, bikunda kuba baraguta bakaba ati njyewe nk'umugore umugabo wanjye ntabyara, none wowe kugira ngo utazaryamana n'uwo mugore bikazitwa ko mwaryamanye mukabyarana, noneho wowe inanga zawe nk'umugabo bakazazitera kuri wa mugore akabyara umwana akaza yitirwa wa mugabo wiwe w'isezerano utabyara, akaba ariwe bitirira umwana. So rero n'uno mugabo nawe ndakeka ni muri ubwo buryo byagiye bikorwamo, mu buryo bwo kuba yagira abana benshi cyane, ariko nyuma yaje kuba ngo yateza zagara nyuma y'uko ari couple imwe mu bo yahaye inanga byahindutse inkuru iteye
ubwoba nyuma y'uko ayijyanye mu rukiko. Ubwo rero nawe ushobora kwibaza se yayijyanye mu rukiko gute cyangwa se byagenze gute? Nuko hari uko yaje kuvuga yuko iyo couple yari couple y'umuryango ukize, noneho we aza kuba yabahereza umwana muri ubwo buryo, then noneho umwana akuze aza kuba yabateza zagara avuga yuko umwana ari we, kandi koko bagombaga gupima bagasanga DNA z'umwana nawe barahuje 100%. So rero akenshi ubundi abantu bakunda kuba bakora ibintu no mu buryo bwo kuba bashakamo amafaranga, cyangwa se ni ibintu bakora mu buryo bwo kugira ngo babone amafaranga, ariko bishobora kuba byagaragara nyuma y'uko nyiri gukora ibyo bintu ashaka ko yagaruka inyuma akaba ati njyewe uyu mwana n'uwanjye. Rero uyu mugabo nibyo bintu yakoreye no couple, ubundi ayikuraho umwana kubera ko yarimo arashaka ibintu bijyanye n'umutungo. Tuvuge kuri ino nkuru, twihute tuvuge kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri Gisekedi ndetse na perezida wacu w'u Rwanda ubona undi ni Excellence Paul Kagame, aho harimo aravugwa yuko hatangijwe urubanza ruregwamo u Rwanda kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ishinja u Rwanda yuko arirwo rufasha M23. So rero inkuru iravuga ngo aka kanya urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rukorera Arusha muri Tanzania ruri kuburanisha ikirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarezemo u Rwanda. Nisomye neza cyaka nongere nyisome kugira ngo byibuza wongere uyumveho. So inkuru iravuga ngo aka kanya urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rukorera Arusha muri Tanzania ruri kuburanisha ikirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarezemo u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo no guhonyora uburenganzira bwa muntu, ibirego u Rwanda ruhakana. Akaba ari ibintu biri kuvugwa cyangwa se birimo biratrendinga ubu ngubu, kubera ko nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ishinja u Rwanda yuko ifasha M23, kandi tukaba twarasanze yuko byibuza bariya bo ubwabo ari abanyekongo, ariko u Rwanda rwo rugakomeza rubigaragaza, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikaguma ivuga yuko ngo abanyarwanda bagenda bakisha mu mutwe wa M23, kandi ibyo nta hantu bihuriye. Rero nibwo kuri uno munsi yaje kuba yarega u Rwanda, ndetse bikaba byarangiye n'ubundi urukiko rutangiye kuburanisha iby'icyo kirego cyangwa se iby'urwo rubanza, aho tuzaza tugenda tumenya se birimo birava muri urwo rubanza ni ibiki birimo biravugwa ni ibiki, ubundi natwe tukajya dukomeza tugenda dukora update nk'uko bari kubitangaza cyangwa se nk'uko biri gusohoka. So rero katwizere ko izindi update tuzo kubana mu kanya gatoya, aho ngiye kugarukira ngo gukorera izi. So rero katwizere ko byibuza hari uko bizagenda cyangwa se ari icyo bizatanga nyuma yaho. So rero kanizere ko wowe twabanye muri iki kiganiro umeze neza. Ni ya Sky mwenyewe, ni ya Pablo Papito Pacino Makona Tigre Kasiko Pistol. It's your back and sharp boy in the Shina Devane Dekwi. It's your shop ya DJ Sky Msimov. Katuze kubonana muri update z'ubutaha.